ati rwose ati no mu bibazo mfite n'uwashakira undi mwavoka kuko izo za civile ziba dahari ndaza kujya muri detail ariko icyanshimishije cyane nuko maze kubonana nawe kuwa kabiri naraje ejo kuwa gatatu nirwa mushakira umwavoka bihurirana n'itangazo rimurekura by'agateganyo yego urumva gusura umuntu bugacya akabwirwa ko ararekurwa ni amakuru meza cyane ni amakuru meza cyane n'uruhurane n'ubwa mbere nabimubonye muri make n'ingendo musuye bwa nyuma nyuma yo gukora mu kiganza cyanjye agiye gukora mu cy'umuryango agiye gukora mu biganza by'abandi by'umuryango so niyo mpamvu ntago nabaye icya kabiri ubu ngubu tuvugana. Yes, bakunzi ba KOP turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro nanone cy'uyu munsi turi kumwe na mwarimu wacu. Mwari wiriwe neza? Wiriwe neza. Umeze tumeze ute? Saba saba. Yego. Kare twari turi nakubajije ku rugendo rwa Musanze urambwira ngo ntago ufite icyo kubimbwiraho aka kanya ariko noneho ndagira ngo utuganiririze. Bavuga ngo utuganirize? Utuganirize. Utuganirize. Nta kiganiro kirimo na amashimwe n'amakuru meza. Habaye uruhurirane rw'ibintu okay. Musanze rero nagiye gusura umugororwa. Umugororwa tutaziranye. Nabisabwe n'umuvandimwe we nawe tutaziranye. Ndabisaba mu buryo bwose bwira mvugana n'umuvugizi wa RCS. N'abantu bakora neza cyane naranabashimye nejo nari babwiye nabo bari mu bantu nagombaga kubivuga ari uko mbabajije ariko nsanze ari ngombwa ko mbivuga kubera uruhurirane. Ubwo umuvugizi ampuza n'umuyobozi wa hariya hanyuma ngerayo baranyakira neza baranyakira neza sinkubeshye nta n'icyo nabona nenga kiriya kigo ntabwo nari nzi ko ari kuriya gikora ko nasanze abantu barimo bafite morali harimo n'abakina agapira bambaye na jezi natunze naruze y'akajisho nuko banyakira neza umuntu baramumpa turaganira numva ibye hanyuma uyu munsi impamvu binaniye kwihangana kugira ngo mbiraze nyuma yo kumva ibye nagiye numvamo ko hari bidasobanutse mu rubanza rwamufungishije ruri penal ariko akagira n'izindi ebyiri civile urw'umugore yamureze n'urw'umurumuna we yongeye kumurega muri civile yose ndayungurura ndavuga ese wari ufite abavoka ati nanimba afite atari urabona izo zawe urabona niziki ati rwose ati no mu bibazo mfite n'uwashakira undi mwavoka kuko izo za civile ziba dahari ndaza kujya muri detail ariko icyanshimishije cyane nuko maze kubonana nawe kuwa kabiri naraje ejo kuwa gatatu nirwa mushakira umwavoka bihurirana n'itangazo rimurekura by'agateganyo. Yego. Urumva? Gusura umuntu bugacya akabwirwa ko ararekurwa ni amakuru meza cyane. Ni amakuru meza cyane n'uruhurane n'ubwa mbere nabimubonye muri make n'ingendo musuye bwa nyuma. Nyuma yo gukora mu kiganza cyanjye agiye gukora mu cy'umuryango agiye gukora mu biganza by'abandi by'umuryango. So niyo mpamvu ntago nabaye icya kabiri ubu ngubu tuvugana baraza kumpamagara hawe ari kumwe n'umwavoka namushakiye umwavoka namushakiye ejo uyu munsi ahita ajya kumureba kugira ngo batangire akazi kubera ko urubanza afite muri Ngororero baruburanishije adahari yasabaga ko rusubirwamo kandi anarumenya atinze rugomba rwaciwe ku itariki 10 z'ukwa kabiri bivuze ngo ku itariki 10 z'ukwa gatatu rwaba rubaye itegeko so basaba kurusubirishamo avoka rero agomba kujya kubonana nawe. Yego. None nawe aramusohokanye
urabyumva ndakumva yagiye agiye gusura umuntu agiye gusura umuntu ngo bige ku rubanza kandi akazamwunganira afunzwe none bihuriranye nawe nuko yarekuwe bagiye none bagiye kubiganiraho aho bari kumwe bisanzuye ubwo urumva ni ibyo gushimwa ni uruhurirane ari RCS yanyemereye kubonana nawe nkamusigamo icyo cyizere cy'uko agiye kubona umwavoka mushya cy'uko imanza yaburanye adahari zigiye gusubirishwamo hanyuma binahurirana n'itangazo inama y'abaminisitiri imushyira ku rutonde rw'abagomba gufungurwa by'agateganyo ntabwo ari imbabazi komutera ni ugufungurwa by'agateganyo ntabwo ari imbabazi ariko ubwo byumvikane ko ntabwo nabihamya 100% ariko hejuru ya 80 ni uko ubuyobozi bwo bwari bubizi kuko niba inama yarabaye ejo kuwa gatatu navuyeyo kuwa kabiri ibyo byose urutonde rwari rumaze nk'ukwezi rutanu cyane ibyo ntabwo bari kubimbwira byari ibanga ry'akazi nabo ntibari ariko mpamya ko batari banazi n'igihe inama y'abaminisitiri izabera kuko icyo nabajije navuze sibundi ko amaze 2 yarakatiwe 3 narabibonaga ko ubundi umuntu umaze 2/3 abashobora kuba yasabirwa gufungurwa cyangwa akajya hanze ariko inzego zibyemeza ziba zigomba ntabwo inama y'abaminisitiri yaterana buri munsi kuko abantu niba barafungiwe rimwe nuko ubwo rero nicyo kintu cyo kwishimirwa nahise mpamagara uwantumye hanyuma narimo mvuga umwavoka ajyayo twavuganaga hanyuma umwavoka niwe umpamagaye ambwira ati ubu turi kumwe turi gusohoka nanjye mbibwira wa wundi wantumye ko bamurekuye by'agateganyo abo bantu bose ntabwo tuziranye usibye uwo mwavoka namwe tuziranye ari abamfashije kugerayo ari uwari ufunzwe ari uwantumye kumusurira umuvandimwe nta n'umwe mwari muziranye nuko wenda ngiye mu tudetaye dukeya tw'ibyo aburana impamvu mu kare nakubwiye ngo ni amahano ikiri penali yari afungiwe ngo ni ubuhemu ni ubuhemu bwo kuba ngo murumuna we yaramuhaye amafaranga ngo amugurire isambu ntayigure we mu byanyerekaga akambwira ati berekanye historike y'amafaranga yagiye ampa amapaje menshi ariho abantu bavanze atari ko ntago bagiye muri detail ngo barebe ngo ayaje kuri ngewe nangaye amagapapuro kayo yemera yahawe ariko atazi ko atayita yo kugura isambu arayo gufasha umuvandimwe nk'umuntu uba mu Rwanda undi aba mu mahanga agera ku 7,000 by'amadolari ariko mu myaka igera muri 4 kuva 2019 urumva ikintu cya mbere yamuhaga buri kwezi hari ayo yamuhaga make ariko atari 1,500 hanyuma mu gutanga igihamya atanga historique ivanzeho ya Western Union ivanzeho n'abandi bantu wewe ngo bibarirwa muri mu 20,000 by'amadolari undi akavuga ati jewe ayo nabonye ni 7 ariko akavuga ati nuko nyine hanyuma ubwo ni kimwe historique ivangavanze hanyuma amafaranga yatangiye kuyabona 2019 sibyo ariko isamba afite ni ya 2018 amafaranga yabonye 2019 yatangiye kuyabona 2019 yego ariko isamba afite ni ya 2018 nibwo yaguzwe iyo samba afite oya nibwo cyangwa cyayo cyasohotse yego nibwo itari cyo kugura byo byabaye na mbere n'impapuro arazifite yego impamvu uvuze ibi ngibi nuko urwo rubanza afite hirya afite urwo rwaburamwe ku itariki 10 no rwasomwe ku itariki 10 z'ukwa kabiri nuruvuga ngo iyo samba ihe muri umunawe
niyo mpamvu twashatse umwavoka nawe noneho azaba hibereye, ariko iyo ubihuje ikirego ni kimwe. Penali y'ubuhemu wahawe amafaranga ntiwagura isambu, yagura icyo none muri civile aravuga ngo subiza isambu kandi wafungiwe ko wahawe amafaranga ntuyigure. babyumvise? Ndi kubyumva. Yafungiwe ko yahawe amafaranga ntayakoresha icyo yaherewe, afungirwa ubuhemu. Ariko muri civile aregerwa asabwa gusubiza ya sambu ya 2018. Ni nkaho avuga ngo byakabaye ngo ntiyahemutse niba iyo sambu yarayiguze, atanze iyo sambu yaba yarafungiwe ubusa. Ariko ntacyo, abacamanza bazabireba, ntagira ibyo nangiza, gusa igihe cyo guhabwa amafaranga kiri inyuma yo kubona isambu, kandi iyo niyo izaba mu rubanza ruri imbere. Tuzajya mu rukiko, tuzajyayo, nushaka nawe tuzajyana. Ni ukuvuga ngo isambu ya 2018 undi yatangiye gutanga amafaranga 2019, ariko kuba kucegera rwabaye adahari, ubwo nyine niyo mpamvu basaba kurusubirishamo. Ubwo ni inzira y'aba, ubwo yabonye umwavoka muzima biraza kujya mu buryo. Nza kumenya n'urundi rw'umudamu we yagiranye n'umudamu, ngira ngo umudamu ashobora kuba yarasabye gatanya uwo muntu adahari afunzwe. Hanyuma bajya mu by'imitungo. Urw'imitungo rero narwo rubera Kiramuruzi, nabwo adahari, kandi impamvu yumvikana ko atari kubona uko ahagera. Ubwo urumva nabyo nibyo nakubwiraga ko ari nk'ikintu kirimo ni uruhurirane, umuryango, murumuna we n'umugore we. Ubwo yabaye libre, bari banambwiye ko bampamagara nkiri muri studio. Ubwo yabaye libre, nzongera mutegure amaze gushira impumpu, noneho we datwe twagirana ikiganiro ko hari ibyo yambwiye abandi batazi, bizaba ngombwa nzongera mubaze niba byo nabivuga. Bataguhamagaye se we ntago wabahamagara? Oya, byaterwa na ntuza barimo. Bo niba batayari barampamagara, ariko sinangombwa, live ntabwo ari nziza. So ni ukuvuga ngo hari icyo yambwiye cy'uruhurirane cyaho umugore we ahurira na murumuna we muri iyo dosiye, kubera ko uyu ni umuryango ufite abantu baba mu gihugu n'ababa hanze. Uwo mugabo ufunzwe niwe uba mu Rwanda n'abandi bavandimwe bakeya, ariko niwe wanditseho imitungo y'umuryango. Mama we ariho nawe mu Rwanda, ari hanze nawe. Uwo mugabo isambu afungiwe ni iy'umuryango. Urabyumva? Ndabyumva. Mu rukiko hakabaye, kuko urumva nawe ubwe ntayifite uburenganzira, ayiragiriye umuryango, kandi nyina arahari. Izungura ntiriragera ko nyina kiriho. Yego. Ariko murumuna we agashaka ngo ayimuhe, kandi ari iy'umuryango. Hanyuma rero aho ibya murumuna we n'umugore we bihurira rero, nuko n'umugore ari wabanje kumupropoza ngo tugurishe hariya hantu. Nyina akimara kuva mu gihugu, umugore atangiye kumubwira ati tugurishe hariya hantu. Ni isambu nini, hegitari 5, yarimo n'inka zirenga 30. Umugore avuga ati mpabo ko aragiye, reka nshuke umuhungu we tugurishe isambu, n'undi bitwanditseho tugurishe isambu. Umuhungu amubera ibamba, avuga ati ntabwo nagurisha ibintu by'umuryango, mama nubwo agiye arahari, kandi umuryango turi abana benshi, ntacyo nakora. Umugore afatanyije n'umwana we mukuru yamushyizemo politiki. Umugore ngo yageze ahantu aramubwira ati ibyo ukoze uzabyicuza, kuba yanze kugurisha ya sambu. Bigakekwa ko wa mugore yaba yarayifatanyije na muramu we still kugira ngo ya sambu igende. Urumva umugabo yasigaye ahagaze wenyine n'abavandimwe bari hanze, murumuna we n'umugore bari kumwe hano batavuga rumwe. Hanyuma rero nyine birangira nyine murumuna we amureze ubwo buhemu,
umukecuru Umugore nyina ntiyabasha kwintervena mu rukiko ku mpamvu zinyuranye. Hanyuma umugabo nyine bamukatira imyaka 3, noneho mu gihe yari ari muri gereza mu igororero aba ari bwo umugore we atangira process ya gatanya na murumuna we atangira process y'urubanza civile ariko rushingiye kuri ruriya bwa buhemu. So muri make ndabivuga nitonze kuba ko ni ibintu d'abord rwanda biracyari mu manza, yanabonetse azabyivugira, none niba ngombwa tuzakorana ikiganiro kirambuye. Hanyuma ikindi nuko bimwe biri très familiar, niyo mpamvu nirinze no kuvuga amazina. So ni situation navuga kuri uno munsi irashimishije, ariko njya gusura uriya muntu yari babaje cyane. Wenda ubwo abaye libre akabyigiramo n'umwavoka amuha amakuru yose, hari bishobora kuzasobanuka, bigasobanuka ku ruhande rwe, kubera ko byinshi nk'ibyakorwaga ari mu igororero atabasha kugenda nawe ngo atange ibyo bimenyetso cyangwa akurikirane bamwunganira n'ahari. Biratandukanye no kuba umuntu ahibereye kandi yaragize n'uruhare mu gutegura urubanza nawe, kuko kurutegura urimo imbere ntago bisa, umwanya ntubungana, avoka ntiyahora aza. Ariko iyo muri libre isaha n'isaha murahura, umukiriya n'umwavoka mukajya inama ku rubanza ruri imbere. Iyo gatanya yaje kuboneka ntabwo ikigaragara iyo bigeze ku by'imitungo, iyo byageze kuburana imitungo nuko gatanya ibara yarabonetse. Ahubwo ikibazo ni no kugira no kuvuga ngo ariko ntiyayiburanye, ntabwo yigeze ayiburana, yarahari. Niyo y'imitungo, n'ubwo rw'imitungo narwo ntiyaruburanye, kandi impamvu zarumvikanaga zari zizwi mu buryo bwemewe n'amategeko, ntibyubahirizwa. So ibyo byose icyo bishatse kuvuga nuko harimo imigirire itanoze, nicyo nshaka kuvuga. Ariko ubwo ndabyoroshya mu ndimi kugira ngo nagire urwego nakwerekana ko rutakoze icyo rwagombaga gukora. Ariko ubwo habonetse umwavoka na nyir'ubwite akaba hari, voilà donc uvuga ngo ni imanza ebyiri zabaye, ari nyir'ubwite nawe kandi nyir'ubwite adahari n'umwavoka buranwa uko nyine bitewe nuko bitewe n'igihari. None ubu habonetse avoka nizeye na nyir'ubwite arahibereye, babyumva. Byanze bikunze hari bizahinduka. Igihano cyo yaragikonsomye penale, yari amaze 2 yaburaga umwe n'ubundi ngo avemo, icyo cyo ntabwo wabisubiza inyuma. Ariko nibirize 2 zisigaye arahibereye kugira ngo abashe gutanga amakuru ya nyayo kandi abyikurikiranire. So bishatse kuvuga ngo akantu nari nibagiwe muri cya kiganiro navuze kitaraza nakoreye kuri esike, umugore yarahunze, umugabo arafungwa, ariko umugabo afungurwa umugore ataragaruka. Noneho imitungo umugabo kugira ngo ayinyereze akajya avuga ngo nayishatse warataye urugo, kandi yari yarahunze. So nuvuga ngo rero niyi gatanya yatanzwe umuntu ari muri gereza, nayo ubwo ni nkaho byiswe ko ntago numva impamvu yayo ubwo yaba byariswe guta urugo kandi afunzwe, ari mu gihano. So gufungwa so guta urugo, ariko ari ibintu bivugwa nyir'ubwite atahibereye ngo yisobanure, ni hahandi niho ujya kubona ukumva nyine ibintu byakozwe mu mucyo utuzuye, umucyo utuzuye rwose, ukumva harimo akantu, akantu kutunyanga. Oya, ibyo ntukakoresha amagambo arebere nkayo. N'akantu gusa nkita agashokoro mu isengeri, ukumva ntibiri guhura, ukumva ntibiri guhura nyine. Abasigaye ako ngako uvuze ko hagira ugakurikirana akamenya byapfiriye hehe. Binavugwa ko murumuna we baburanye wamutsinze kuri icyo cyaha cy'ubuhemu, bashatse ko mama we yagira icyo avuga ku rubanza mu buryo bw'ikoranabuhanga, Skype cyangwa Webex cyangwa Zoom. Murumuna akabyanga,
murumuna we akabyanga, ngo akanavuga ko nyina amagambo yamwise ntabwo ntushaka kuyakoresha, ariko yamwise nk'umuntu. Amagambo yakoresheje avuga kuri nyina ntabwo ari ay'umwana umubyeyi. Icyo ni kimwe. Hanyuma ikindi ni uko mu rukiko abantu bibajije impamvu uno ari kujya agiye gufungwa arwana ku bintu bya famiye. Bamwe bakamugira inama atari ku bundi urinda ubambirwa famiye, wabimurekeye ukaba libre, none famiye ikazamwikurikiranira. Nawe aravuga ati barandagije, ntabwo nabura ejo abandagije bambajije aho indagizi iri nasobanura iki. Aremera afata imitsina arwana kuri famiye. Ubu niwe mbese niyo turumva amaze mu igororero imyaka 2, aracyafite n'izindi manza, n'urugo rwe rurasenyutse. Niyo gatanya ni umugore yarayishatse, wenda iyo umugabo ahaba ntago byari kuba, ariko intandaro nayo ni ukuba yaranze kugurisha. Noneho akandi uyu mutoya nawe utari mu gihugu, uyu wareze mukuru we kugeza afunzwe, agahamagara mushiki we ngo muze munyandikeho isambu cyangwa uyu nguyu akomeza afungwe. Donc urumva uwo mutoya akaniye ko umutoya akomeje gukanira ku isambu cyane. Abantu indi byaramweru na Muhima, iyo abo bantu bavuga wibaza niba koko bavukana, ariko baravukana. Na se ntago yapfuye kera, ariko nyine hari igihe mu muryango haba harimo umuntu ushaka kwigwizaho ibintu, ushaka kugaragaza ko aremereye, kugeraho nyine abavandimwe bose ababera ikindi kintu. Nuko uwo muryango wagenze rero, uwo murumuna wabo yababereye undi wundi, kandi nta wundi bafatanyije mu muryango, bavukana. Abandi akoresha ni abakure, ni ab'impande n'impande. Noneho urebe nibagiwe akandi kantu. Iyo famu yaguzwe hoza ari ya koperative. Ku mpapuro z'ubugure hasinyeho abantu 42, amarangamuntu yabo ariho na nimero za telefone zabo ziriho. Mbere ya 2018 urega we akavuga ngo akagaragaza ko yatangiye gutanga amafaranga 2019. So icyo kintu rero kitarebwe, nanjye shobora kwibeshya, n'uwabikurikiranye ashobora kwibeshya, hagati yanjye n'uwabikurikiranye umwe ashobora kwibeshya, cyangwa akagira ingingo agenderaho ngewe ntazi cyangwa ntasobanukiwe, ariko uhita ubibona niba historique yo gutanga amafaranga itangira 2019, hanyuma ikiregerwa kikaba cyarabonetse 2018. Byaba bivuze se ngo yabonetse ite? Niyo yarabonetse muye keretse kugura bushyashya. Ubwo rero ariko kubera ko bikiri open, nibajya kuburana ubutaha tuzaba duhari, tubyumve. Nabwo nuko urumva ngewe byarantunguye, nagiye kureba umuntu nzi ngo ni isambu gusa, nicyo cyaha gusa. Gezeyo nibwo namenye ko afite n'ikindi cya civile nacyo kijyanye n'iyo sambu, akajya n'ikindi cya civile nacyo kijyanye n'urushako rwe. Ibyo byose ni ibintu namenye aho ngaho, numva maye nk'ukubiswe n'inkuba, ni gute ibintu nk'ibi bibo. Ibi rero abadukurikira nimubifate nkaho tuba twinjiriye ibi by'abandi. Rimwe na rimwe batwitabaza ari uko nabo bari kubonamo ibitagenda cyane. Niba umuntu ashobora kwicara mu gihugu cyo hanze agahamagara ati Karegeya ngirira gutya, ndebera musaza wanjye byagenze gutya, bigenda gutya, nagero nkasanga koko bimeze gutyo, ngewe kubitangaza ni ukugira ngo nibura nkumire n'ahandi bishobora kuba byaba. Uribuka ko buri gihe mvuze kuri no dossier mpita nyihuza niya wa mukecuru, ubu wasanga hari n'ahandi biri gututumba. So biba bisaba rero kandi nanone ubundi ngewe mu myumvire yanjye sinemera ko abavandimwe baburana. Hakabaye hari izindi nzira, babyereka umuryango, bakabyereka abunzi nabo babegereye umuryango, bari aho hafi bazi biri kuvugwa, isambu iri hehe, iki byose mbere yuko bigera mu rukiko.
ariko abavandimwe bageze mu rukiko burya kiba cyamaze kuba ikibazo, habuzemo urekera undi, babyumva havuga ati twara, habuze none. Iyo rero habaye icyo kintu, iyo bidakozwe neza, uwatanze ubutabera yabutanze, yego mu kanya ninde muntu umbwiye ariko twari hehe, manza ari hano inyuma, wa mugabo wicaye hariya niwe wambwiye ngo ikibazo gikemutse mu bwumvikane kirusha agaciro urubanza rwaciwe neza, kuko gucibwa neza ni ugutanga ubutabera, kandi hari utsindwa n'utsinda, ariko ubwumvikane bwo ntibuba bukibaye. Nayo mpamvu haje ubutabera sana. Urubanza ruciwe neza, amategeko aba aryohewe, ubutabera butanzwe, ariko mu muryango. Noneho tena ku bavandimwe, ni ukuvuga ngo aba bana, uyu mugabo na murumuna we wamufungishije, abana babo guhura, umuryango byarangiye pe. Umugabo ushobora kwihakana nyina mu rukiko, ntavuge ngo siyambyaye, ariko akavuga ngo akamukarifiya nabi, tuvuge wenda akavuga ati mama ni ikirara n'urugero, cyangwa se mama ni indangare. Ibyo si ibintu umwana yakavuze kuri ku mubyeyi we. None se uwazabyara ajyana urugori kwa nyina yamwise atyo, umukecuru se azajya gusura abuzukuru mu rugo rw'umuhungu. Abavandimwe se ababyara, uyu mukobwa se wampamagaye, abana be bazajya gusura ababyara babo b'uyu wafungishije kuri we, biragoye. Urumva rero ni hahandi ubutabera bushobora gutangwa, ariko umuryango ugakomeza usenyuka. Ngaho ibaze none twatekerezaga ku muryango mugari, ku bantu batuye mu rusisiro, ku bantu batuye mu mudugudu umwe, none abonse rimwe sasa. Nibaza hari icyo twakabaye tugorora imanza z'abantu bafitanye isano ya hafi zikagira undi murongo. Iyo dutekereje byagutse tukavuga ngo umuntu w'ibunaka yaburanye n'uwaha n'aha, ntibazashyingirana, ntibazasabana amazi, ntazamwugamisha, ntazamuha umuriro, ntazamuha umunyu, tuvuga abantu b'imisozi ibiri irebana. Bigeze ku bonse rimwe, ku bashakanye, bize ku bafitanye isano ya hafi y'amaraso, byakabaye bifata undi murongo, kuko uwo muryango ubushize, niko navuga, ubushize. Hari uko nigeze gutaha rwose, umwana yarongoye, mburamo ni umwana uvuka kuri Bucura muri famiye, abana b'imfura muri iyo famiye ntibabuzamo, aribo bakuru be. Haje abandi baturanyi b'impande n'impande, ndareba reka da, kandi bariho, ntabashaka se batariho mbazi. Bamwe narabahamagara ni kutaje mu bukwe bwa murumuna wawe, akabura icyo asubiza. Ariko ubwo kubera iki bigeze gupfa, wenda ingarigari basi imfura muri uwo muryango na Bucura muri uwo muryango, wenda ababyeyi bavuze ko ingarigari ari ya Bucura, niyo formula kenshi, kuko ababyeyi benshi bakunda kuraga ba Bucura. Wenda ugasanga babandi bakuru babishakaga, ndababura mu bukwe. Niba mbabuze mu bukwe ari bakuru be, n'ubundi ntago utatashye ubukwe, ntazaza kwita izina, ntazaza muri anniversaire, ntazaza mwashyingiye cyane rwose. So uwo muryango urumva urahari se, uburangiye. So n'uyu rero, n'uyu rwose biba bimbabaje cyane, umuntu akifata gutya. Byakabaye bihabwa umurongo ku buryo ikibazo gikemuka n'iyo nzigo, ariko inzigo mu muryango ikavaho, kubahuza. Ese bakamubwira ati se niba uvuga ko ari miliyoni 20, wakavuga ibihumbi 7 by'amadolari, agusubijemo miliyoni 10 byagutwara iki? Kamugira bakavuga ati twanagutwerera. Nk'ubu we yanavugaga ati yemeye ko musubiza yampaye ibihumbi 7 by'amadolari, ati nabitanga, ariko mpaka amufungisha, kugira ngo ya patrimoine, wa mutungo w'umuryango awikubire. Afite bashiki be, afite baramube,
afite mukuru we, afite mushiki we, afite na nyina, ariko byose agashaka abyikubire. kuko ndanga kujya muri detail nyinshi, ariko bivuga ko muri iyo famu harimo inka, nabonye n'agapapuro kavuga inka, harimo inka 19 z'umuryango nyirizina, z'uwo mubyeyi n'abana be n'umugabo we nubwo yapfuye, none akaba muri zindi 12 z'abandi, notama abakwe, abakazana, inshuti, byose umwe agashaka bibibye kugeza aho afungisha mukuru. Nicyo mvuga ngo urubanza nk'urwo rwakabaye, simbiza amategeko niba atabyemera yanajyaho, ariko urubanza rw'abantu bafitanye isano rukagira umurongo ruhabwa, ku buryo babanza kugigira mu kugira ngo hatarimo violence nk'izi z'imitungo. Abavandimwe babiri baburanye, abana babo ubwo isano yatakaye, urumva? Kandi umuryango nicyo gihugu gito, ni u Rwanda ruto, ni ijuru rito. Kutagira Racine n'abana, ari n'uyu nguyu ushaka kubyikubira, abana be ntibafite droit kuri nyirakuru, byapfuye. Yego, cyetse n'abashakira undi nyirakuru yamukura hese, ntibafite droit kuri nyirasenge, ntibafite droit kujya guteta kuri nyirasenge no kwa se wabo, yaramufungishije. Asubizwa n'inyungu, niko numva hakabaye ubu izindi nzira bicamo, ariko umuryango ukagumana umwimerere bwabo umwe. So urumva biba bibabaje. So nshaka nsoreza ahangaha, ndishimye ariko ndanababaye, ariko uranababaye biragaragara. Oya, kuba sohotse kuba arekuwe by'agateganyo, akabasha gukurikirana ibye, nanjye tukabazashaka kuba twaganira twisanzuye, kuko ubwo nubwo twaganiriye ahantu mu biro, nubwo ntacyo twari twisanzuye, yego, ariko noneho mutakwemererwa no mutaba mwasohoka mu ngwe n'agakawa hano hepfo. Bari batwakiriye, twari dufite amazi yo kunywa. Wenda nyine ubwisanzure nuko mwava mukimuka mukajya ahandi. So noneho ubwo yisanzuye arakurikirana ibye, kandi nanjye noneho dushobora kuba twapanga kuganira twitonze na detaye ku bijyanye n'umugore, noneho ubu tukazimenya, tukamenya byatangiye bite, iyo gatajya yabonetse ite, umugore agamije iki, ariko gihamya yuko hari connivance, kwihuza k'umugore we na murumuna we, gihamya arayifite, yaranayimbwiye, ariko sinyivuze. Turekera hano, ushaka no kwamamaza ubyihorere, ko ntabwo nishimye, ntacyo nagufasha, reka turekera aho. nari nakomeje kubikikira, kandi abantu bambabarire niba hari ibyo mvuze bitari ngombwa, ariko nibura ikiganiro cyari cyo gushima ko uyu mugabo yarekuwe by'agateganyo, afite imanza 2 ziri hanze za civile, none abonye umwanya wo kuzikurikirana. Gusa wenda si impamya ko yarekurwa tutarabonana, wenda ari kuzishakira uwe mwavoka. Yego, nabyo ariko noneho uyu munsi asohotse mu igororero ari kumwe n'umwavoka twamushakiye. Nabyo ni ibintu byo kwishimirwa. Urumva twari twagerageje kubibamo. Kwa kabiri mvuyeyo, kwa gatatu ushatse umwavoka, kwa kane umwavoka agiyeyo, kwa gatatu hasohotse itangazo rimurekura by'agateganyo, kwa kane arasohotse by'agateganyo. Amashimwe. Yego, mwari ndagushimiye cyane wakoze.